gusohokera ahantu ubwo nzanye inda, kuko icyo gihe nari ndi umuntu kandi we yari nagize n'amahirwe yo kwiga, we yize masters. Ubwo nkavuga ati Imana ishimwe ngiye kubana n'umuntu wize masters, ibyo mbiha agaciro cyane. Ndangije biza kurangira nyine nawe abiganirijwe n'ababyeyi we birangira nyanze, ariko tuvuye aho ngaho kwipimisha byarangiye anyujije iwabo muri ghetto, nabwo ako kanya nzanye inda. Ubwo rero hagati aho nahise mbona yuko iyo mbikoze rimwe mpita nsama. Wakujije muri ghetto bituzana inda. Niko byagenze. Kandi rwose nabonaga ari umuntu ukijijwe, urumva n'ubwa kabiri nari mbikoze, ariko nkaza bwa mbere nzana inda na bwa kabiri nzana inda. Iyi mpita mbona yuko ari surprise imbere y'Imana, mbona birandenze. Ibyo byose byanteye kujya mpita njya muri koma buri kanya mvuga ati ubu ndi umuntu ndi igiki. Ubwo rero ndamutse mbonye umugabo akankoreshereza n'ubukwe, wese umuntu ubikora rimwe agatwara inda, ubwo ngubwo yazura gute kubaka urugo. Ati urikora rimwe. Yego, nabonye ko Imana inkunda cyane ku rwego rwo hejuru, kuko hari n'abamara imyaka 10 badatwaye inda, ariko njyewe nabikora rimwe nkatwara inda. Ntabwo ndi kukumenyera pe. Barayaye mbese bizere kuzahita ubabyarira. Ako kanya nahita mbabyarira. Kuko hagati aho hari ubuganga wigeze kunkurikirana, we yari amaze ariko ntabwo nakwirirwa ngasize nako nakavuga. Uwo muganga ukuntu byagenze, yari amaranye n'umugore we imyaka 10 batabyara. Afite agakobwa keza kananutse pe, akadamu keza gasobanutse, ariko aza kunkunda cyane yumvise ko uhita unabyara. Yego, no yashatse no kumfata ku ngufu. Byaje kurangira umutima ukubise harimo batwumva birashoboka ko bari tayari. Niba guhamagara bazaguhamagara, akuzashishoze. Nzashishoza cyane kuko mazije kugira experience y'abana babiri. Urumva n'icyo kibazo nyimaranye imyaka 30, urumva mfite na diplome. Imana nagize amahirwe Imana impa diplome ya humanité. Urumva ko rwose ndi fresh, nta kibazo mfite. Nibaze rwose. Ariko nzagira attention. Niko nige kubwira. Yego, nzagira attention cyane ku rwego rwo hejuru. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye, ikaze muri Sunday Park, ikaze by'umweko muri buno buzima turiho. Ndi kumwe n'umuvandimwe yitwa Mukanshimiyimana Clotilde, akaba afite inkuru y'ubuzima bwe kuva akiri umwana muto kugeza n'uyu munsi akiri muri ubwo buzima. Byanze kunze afite byinshi byo kutubwira. Clotilde, tuguhe ikaze mu kiganiro. Murakoze. Amakuru ni meza. Ufite inkuru y'ubuzima bwawe kuva ukiri umwana muto cyane. Reka dore mu bwana bwawe, sibyo? Uduhe inkuru yawe irambuye y'ubuzima bwawe wabayemo kuva ukiri uruhinja kugeza uyu munsi. Amakuru yanjye, amazina nayababwiye. Nitwa Mukanshimiyimana Clotilde, mvuka mu karere ka Nyarugenge, murenge wa Kigali, mu ntara y'umujyi wa Kigali. Ubwo ntabwo navuga intara kuko nageze noneho muri za Bugesera maze mu Bugesera imyaka igera mu 8. Urumva maje kwibagirwa bijyanye n'iby'umujyi kuko nagiye mu bijyanye n'iby'icyaro. Warokotse jenoside yabaye ufite igihe gito cyane, uza no kubona byinshi biza no kukugiraho ingaruka. Byagenze gute Clotilde? Ukuntu byagenze, muri urya mwaka w'1994 nari ntuye ahantu hitwa mu Kigali. Twari duturanye n'ikigo cy'abasirikare gikomeye nyine, noneho dusa nk'abenda kwegerana, ariko turi mu guhirwa. Papa wanjye yarahigwaga, mama wanjye nawe nyine adahigwa cyane, ariko
papa we yarahigwaga by'umwihariko. Noneho ariko inkuru yanjye ntago ari ikijyanye n'ibyo ngibyo cyane byo guhigwa no ahubwo no kudahigwa, ahubwo nagize ikibazo twari duturanye n'ikigo cy'abasirikare gikomeye ku rwego rwo hejuru. Noneho tuza kugira ikibazo kuko twari duturanye n'icyo kigo, tuza ibisasu byiza kwitura mu rugo. Noneho igisasu gikomeye sinyibuka neza uko cyitwa, kuko icyo gihe nari ndi umwana muto cyane. Noneho byitura mu rugo, nza kugira ikibazo, amasasu aza kwitura mu rugo. Ndangije icyo gihe twari turi umuryango nyine twibumbiye ahantu, papa na mama, ariko tutari mu cyumba kimwe, ariko twebwe abana turi mu cyumba kimwe. Ubwo ngubwo icyo gisasu kitwikubitamo, kirangije kutwikubitamo habonetsemo abapfa n'abadapfa uwo munsi. Umugewe rero nabonetse mu badapfa. Noneho nza kugira ubwo papa nyine hahise, kuko yaba arabonye ibyo ngibyo bikomeye cyane biri no ku rwego rwo hejuru, habonetsemo n'urupfu, yahise adufata araduhungana. Noneho abasigaye mu rugo, hari abana bari bacitse amaguru, amaboko, intoki. Noneho njyewe ntabwo ibyo byari byambayeho, nta kuboko nari nacitse, nta kuguru, ntaki, ariko nkaba nari nagize ikibazo gikomeye cyane cyo kwinjizwamo fragment mu mutwe, mu rwego bitagaragara. Byari ivumbi, byari umukungugu, byari ibiki, urumva amasafuriya yivanga ibiki n'ibiki. Noneho turagenda turahunga. Mu gihe cyo kugaruka, tugarutse tubaho ngaho muri ubwo buzima. Ariko aho ngaho urumva aba bana tuvukana bari bivuje birakunda. Abasigaye bari abana 5 abari basigaye mu rugo. Noneho njyewe ndi mu bari bakurikiye papa kuko yarahigwaga cyane. Noneho biza kugenda gutyo, mu kugaruka tuvuye mu guhunga, turagaruka tubana n'ubwo buzima. N'abo bana barakomeza barivuza, ababyeyi bacu barakomeza baratuvuza. Urumva ko papa yahunze, we yagize amahirwe ararokoka icyo gihe, na mama ararokoka asigarana abo bana abavuza. Noneho njye sinagira amahirwe yo kwivuza kuko nari nahunganye na papa. Noneho nza kubana n'ubwo buzima, mbasha kwiga, guhera primaire, secondaire ndetse na maternelle. Noneho ngeze mu wa 5 secondaire, nza guhura n'ikibazo cy'uburwayi, ariko hagati aho nagiraga ikibazo cy'uburwayi bwo kurirwa mu mutwe ku rwego rwo hejuru, ntabasha kuvuga, ntabasha kubwira umuntu ngo abyumve. Noneho nkaremba cyane, nkarwara umutwe, nkababara ku rwego rwo hejuru, abantu bakayoberwa ibyo ari byo. Ngeze mu wa 5 secondaire, uwo mwaka wari 2010. Noneho abantu nigaga bikabatera ikibazo cyane, bakavuga si umwana urwariye umutwe kugeza kuri uru rwego bimeze gute, byatewe n'izihe mpamvu, bakabyibazaho cyane. Biba ngombwa yuko banjyana mu bitaro kubera kuribwa umutwe cyane ku rwego rwo hejuru. Bakanjyanamo, barangije transfer njyano bita Kabgayi, kuko icyo gihe nigaga ahantu bita Ikoze Musambira. Noneho banjyana i Kabgayi, bangeshijeyo baramvuza. Noneho mu gihe bancishije mu cyuma, bayoberwa noneho ibintu ndwaye ibyo ari byo, bakabona ntago bazi ibyo ari byo, bakabona n'ukuribwa. Ariko bageze aho ngaho biba ngombwa ko bankorera ikizami kijyanye n'icy'umutwe kugira ngo kuko babonaga ubwo buribwe burenze ukwemera ko nabivuga mbese. Noneho baza kuncisha mu cyuma ariko cyoroheje. Iki cyuma bamaje kukinshishamo, babona mu mutwe wanjye huzuye udusasu dutoya cyane ku rwego rwo hejuru. Noneho barangije utwo dusasu bayoberwa ibyo ari byo. Noneho icyo gihe nari mfite dogiteri mukuru, umusaza bari bahaye kugira ngo nkurikirane. Arangije ubwe ajya muri koma, biramucanga. Uri yo kugira ngo amvure, ahubwo bajya muri koma. Abandi baterwa na trauma, baratroma, ariko barangije nyine ubwo bafite ukuntu babigenjeje bagakira. Icyo gihe bahise ako kanya transfer yo kujya CHK. Ariko icyo gihe nari ndembye cyane, ariko byo kuribwa umutwe
nza kujya SHK baramvura, barangije babona nabo birenze ukwemera, kuko abaganga nabaga ndi kumwe nabo bo bahitaga bagira ubwoba bakimara kubona ibyabaye, bahitaga bagira ubwoba cyane, biba ngombwa yuko banyandikira transferi yo kujya Roi Faisal kugira ngo bancishe muri scanner barebe ko ibintu byambaye, kuko bumvaga batazi byari byo, kuko narwaraga umutwe bisanzwe ariko bakagira ngo n'uburibwe nyine ntibamenye ibyari byo. Ariko nkagira akantu gato hagati aho nkasa nk'umuntu utaye ubwenge, ariko bikarangira nyine ubwenge wise bugaruka nkahita nsubira kuba umuntu. Ubwo ngubwo bacishije muri scanner basanga hari udusasu tubiri, ubwo ni fragment cyangwa se ecran, izo ecran hari udusasu tubiri, noneho basanga byarenze urugero, utwo dusasu turagenda tujya mu bwonko mo imbere. Babura ukuntu babigenza, baravuga ati ibi byo ntabwo twabona uburyo twabikora. Ubwo ngubwo bahita bamvura bisanzwe, bampa imiti, bamajije kumvura bakazajya bamvura hagati, ubwo ni SHK na Roi Faisal niho bagiye bankurikirana cyane. Byabaye ngombwa barambaga mu mutwe, ahangaha niho babaza, ahangaha ubu hari agasatsi ntabwo bigaragara, barambaga iki cyose bagikuraho. Ndangije nsubira ku ishuri nyine, kuko icyo gihe Imana yari yakomeje kundinda, ndoroherwa nsubira ku ishuri. Ndangije ndakomeza ndiga, none kwa ko ngiye kubyakira byangoye, urumva nambaga nanaherekejwe n'abanyeshuri kandi nabo bagira ubwoba, bagataka bakarira ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho njyewe nabona uko barize, noneho njye bikandenga, njyewe nkasa nk'umuntu utaye, bikarenga kurira, hakajyaho ibintu byo guta ubwenge, noneho cyangwa se kugagara. Icyo gihe hahise hajyamo ibintu byo kugagara, kugenda gutya ukikubita hasi, ibindi bigaca Imana. Mbasha kwiga segonderi ndayirangiza, ariko hagati aho ntarayirangiza mu gukora ibizami bya leta byabaga bikomeye cyane, ku buryo habaga hari ikintu cy'ubwoba cyane. Ubwo ngubwo tugiye gutangira ikizami cya leta bwa mbere, nagize crise ikomeye cyane, birenze urugero, birenze uko ngiye nabivuga. Twicaye bangiye muri koma, ngeze muri koma, ariko kubera ko ubuyobozi bw'ikigo bwangiriraga icyizere, bukankunda, bukajya gute, kubera emotion bagiraga, kubera ibyo bintu barangije kubona ko byambayeho, baremera. Icyo gihe abantu, icyo gihe uwo munsi ntabwo nyiwibuka, ubwo abandi batangira ikizami nka 2:00. Icyo gihe rero ngiye bagitangiye 2:00 z'ijoro, mu gihe abandi bagitangira 2:00 z'amanywa, 2:00 3:00 gutyo nibwo bagitangiye. Imana irandinda, niho nahise mbona icyizere cy'uko ndi kumwe n'Imana, ariko ntarabyakira neza kubera uburwayi, numva birarenze. Noneho ndangije babona ngiye muri koma ya burundu, baratitira, abari baje kudukoresha ibizami baratitira, ariko bagira ubwoba birenze. Ariko kubera urukundo rw'Imana nza kushira muri ya koma, bampa ibizamini ndakora nta kibazo, ibizamini birinda birangira. Ni ukuvuga ngo ibyo byambayeho nk'iminsi 2, kugwa muri koma byambaye iminsi 2. Noneho nyuma yaho bakazajya nyine bafite uburyo bantwaramo, mfite abantu bandandase, nkagenda nkabasha gukora ikizami. Noneho kubw'ubuntu n'urukundo by'Imana, mbona nyuma yaho birangiye iby'ibizamini n'ibiki, nza gutsinda, nza kubona diplome. Ibyo ngibyo nabyo ndabishimiye Imana yuko ari igitangaza Imana yankoreye. Hagati aho rero nyirangiza kwiga segonderi, nahuye n'ikibazo noneho gikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Hagiyeho icyo kibazo cyitwa kugagara, naba nasabye nk'akazi ahantu bakakama, nkakora ikizami nkabona ndagitsinze, ariko najya gukora nakora umunsi w'iminsi 2 nkaba ngiye muri koma. Ntabwo ari koma y'akanya gatoya cyangwa iki, yabaga ari koma ya burundu. Yabaga ari koma y'igihe kingana iki? Yabaga ari koma y'iminsi 2 cyangwa 3, ariko koma nigeze kugeramo ikomeye cyane ni koma y'iminsi 30. Icyo gihe narwariraga
hari ahantu bita Inyamata Inyamata kuri ADPR kuri ADPR Inyamata, kuko twari twarimutse twaravuye mu mujyi wa Kigali tukaza muri Bugesera. Ubwo ngubwo ndangije babona none ab'inyamata babona birabarenze cyane, bahita babyigaho, bahita bareba ukuntu babigenza, bagasiyo mana umuntu bizagenda gute, kahora muri koma, kahora arembye, bizagenda gute. Hagataho ukuntu byaje kugenda nahise mpagarika ibintu bijyanye n'akazi, kuko iyo iteka iyo najyaga mu kazi akariko kose nabaga nakemerewe, kuko nabaga mfite ibisabwa, ariko kakana kubera ubushobozi bw'umubiri buke. Kujya muri koma ni uburwayi bukomeye ku rwego rwo hejuru. Ubwo ngubwo icyo gihe byabaye ngombwa yuko aho hari Inyamata banyohereza CHK bamyohereza, ubwo ndi kubivuga mu ncamake, CHK banyohereza i Kanombe banyohereza i Ndera. Hose nivuza kandi ntago najyagayo umunsi umwe, najyagayo igihe cyose nagize crise nkajyayo, cyangwa se ariko hagataho nabanje kujya njyayo ku marandevu kuri ibyo bitaro mvuze bitatu, CHK, Kanombe n'Indera, nkajya njyayo kuri randevu. Ubwo ngubwo barakomeza baramvuza bakoresha uko bishoboye, ariko hagataho CHK baza kugera kuri level bakajya bakora n'abaganga barenga 10 bakabura ukuntu babigenza. Bigeze aho ngaho baza kumitiramo umuti wazamfura kugira ngo nyine ni Imana yabikoze, ngiye niko nabivuga. Ubwo ngubwo uwo muti witwa carbamazepine cyangwa se Tegretol, bahita umuganga ukomeye cyane aza kumbwira yuko ari wo muti nzanywa paka mpfuye. Ubwo nyine niwe muti bankiriyeho. Ubwo ngubwo nkomeza kubana n'ubwo buzima, nakira uwo muti wo kuzajya mpora nywa buri munsi. Ariko uwo muti ukuntu bigenda nimba ari ukubera kujya muri koma cyane simbizi, ntago uwo muti ari navuga ngo niwe umvura, ahubwo ni Imana y'ubwayo bikora. Ubwo nyine gahunda yanjye niyo kujya muri koma, niyo level ngezeho. Ubwo ngubwo rero bigeze aho ngaho birakira, byazajya bikira nkataha, naba nagiye ku marandevu nkataha, biki byose biza kugera kuri urwo rwego rero, kugezana n'ubu ngubu akaba ari bwo buzima mbayemo. Ariko kubera yuko umuryango wanjye wari umuryango utishoboye, kandi mama wanjye yari umukecuru, mama wanjye arabura imyaka 3 ngo agire 80. Ubwo rero nagize ibyago, hagati aho papa wanjye aza gupfa, yishwe n'uburwayi busanzwe nyine. Ubwo ngubwo rero biza kurangira tubaye abantu badafite ubushobozi, cyane ko nari mfite n'abana abo tuvukana, hagati aho nababwiye ko harimo abari baracitse amaguru amaboko iki, none tukaba twaragize n'ikibazo cy'uko ababyeyi bacu batize. Ndashaka kumenya muvukana muri abana bangahe? Abo bana bose ugenda tubwire ibibazo bagiye bagira nuko babaye uyu munsi. Tuvukana turi abana 15. Kuri papa na mama? Yego. 15 kuri mama umwe no kuri papa umwe? Yego. Ariko hagati aho hakaba harimo inda 2 zavuyemo, ubwo abavutse ari abana bazima bakabaho ni 13. Yego, ni byiza, abana benshi. Noneho mbwira, abo ngabo bafashwe n'ibisasu ni bangahe? Bagiye bagira ibihe bibazo? Ni 5. Harimo abagiye nabasobanuriye ko abenshi bacitse amaguru n'amaboko. Muri abo benshi abacitse amaguru ni bangahe, abacitse amaboko ni bangahe? Tubari. Hari abahungu, wagize ibibazo bikomeye cyane n'umwe wacitse n'amaboko n'ibiki, ariko abandi bagiye barwara bakabavuza bakagenda boroherwa bagasubira no mu buzima busanzwe. Gusa kubera jenoside yabaye bakuze cyane, nta nubwo bagize amahirwe nabo yo kwiga, kuko urumva ngewe ndi umwana wa 11. Urumva ngewe nari ndi muri ba bucura, ndi bucura bwo mu bakobwa. Nige rero wagize amahirwe yo gukomeza kwiga, abandi bagenda bari bamaze kuba bakuru barashaka,
harimo abashatse n'abatarashaka. wowe ubwo ubuzima bayiho uyu munsi bumeze gute Claude? ubuzima burangoye cyane ku rwego rwo hejuru, sinabona uko mbivuga, kubera yuko mara igihe kinini ndi muri koma, noneho nayivamo nkahita mera nk'umuntu utabwenge, nkatangira nko mu buryo bw'uko naba ndi umwana cyangwa se iki, mbese sinzi ubuzima uburyo nabivuga. Muri urwo rwego naje kugira n'ikibazo mu gihe cyanjye kirambagizwa, nza guhura n'abahungu nyine bakantereta nta kibazo, ariko bamara kumenya uburwayi bwanjye bigahita bipfa. Ariko hagati aho Imana yampaye amahirwe yo kubyara, mfite abana 2. tutarajya wenda kubyara, ndashaka kumenya uburyo nyine bwa mbere bagutereta bakakwanga, hari byari bimeze bite? Murakoze. Bakintereta bwa mbere yari 2015, narateretswe n'umuhungu umwe, ubwo nyine ni ngombwa ko navuga izina rye. Birangira kuko we twari duturanye twaranareranywe, birangira umuryango we umwumvishije yuko atagomba kunshaka kubera yuko bazi ikibazo twagize mu rugo, kuko nababwiye ko icyo kibazo, icyo gisasu, icyo gihe twari duturanye, nubwo uwo muhungu twari turi kuri level imwe, ariko bo bazi neza ibyabaye mu rugo. Kandi kuba yari yarankunze yabitewe nuko papa we nawe yigeze kugira ikibazo kijya kumera nk'icyo cyanjye, we yapfuye muri jenoside, ariko ahura n'ikibazo kijya kumera nk'icyo cyanjye. Agira gutya rero arakubenga. Icyo gihe byari bigeze hehe, byakugize ingaruka ki? Ukuntu byari bimeze, twari twarasezeranye yuko tuzabana akaramata, ariko tukaba tudafitanye inyandiko, kuko ngiye nta nubwo nari nagize amahirwe yo kuba nakora ubukwe. Icyo gihe rero twarabanye turateretana, ariko bibaye ngombwa ngiye kumusura, dusohokera ahantu, ubwo ntahanzanye inda, kuko icyo gihe nari ndi umuntu ugeze muri ya myaka y'urubyiruko cyane, ku buryo ntangiye nyine byarangiye bigenze gutyo. Ariko kuko yari yaranteye inda, kandi we yari yaranagize n'amahirwe yo kwiga, we yize masters. Ubwo nkavuga ati Imana ishimwe ngiye kubana n'umuntu wize masters, ibyo mbiha agaciro cyane. Ndangije biza kurangira nyine nawe abiganirijwe n'ababyeyi we birangira nyanze, ariko ako kana kanjye ka mbere kavutse gasa nawe piri. Ibyo ngibyo byari byaramuteye emosiyo yo kugira urukundo rwinshi rwo kugira ngo tuzabane akaramata. Ubwo ngubwo rero yaje gushukwa n'ababyeyi be, kuko bazi ibintu byatubayeho mu rugo, bituma anyanga. Ariko ashaka gutwara umwana, ndamumwima nyine nanjye, kuko ngira urukundo rwinshi, nigumanira akana kanjye ndakarera, ariko mu buryo bugoye cyane. Byose nabishobojwe n'Imana, kuko biba bigoye cyane, sinzi uburyo nabikubwira, kereka wenda uhibereye nibwo wabibona. Nese wenda ajya kugukatira, yagusobanuriye ngo iki, yakubwiye ngo iki, yakubwiye ko akwanze kubera iki? Yabanjije akajya azana mushiki we, akajya aza kudusura hariya mu Bugesera, kuko waracyaba i Kigali naho nihaba ubu tuvugana, akazajya azana mushiki we, akaza akadusura, bakatuzanira ibyo kurya, cyangwa se akagira amafaranga ngenera. Birangira ashyizeho no kuba yakwishyurira umwana wanjye ishuri, bigenda gutyo. Ariko nyuma nza kumenya amakuru, nyabwiwe n'umuntu bari baturanye, yuko ashaka kuntwara umwana, ariyo tageti ye. Ibyo ngibyo nahise mbona yuko nta rukundo ruhari, mpita, kuko nari natangije kubona tageti ye yuko ariyo kuntwara umwana. Mwarabanaga? Ntabwo twize tubana n'umunsi n'umwe. Birumvikana ko mwabyaranye muri ubwo buryo. Abandi baje kugutereta rero, birumvikana nyuma y'iyo ngubu. Kubera ko ndi umuntu ukunda gusenga cyane, nkunda kuba numva nabandi hagati y'Imana. Ubwo ngubwo byarangiye nsabye Imana imbabazi mu rusengero, biba ngombwa yuko nongera ku mukristo.
ufite femeri umwana w'umwaka umwana umwe. Noneho mbara n'ubwo buryo nyine ndakugera igihe nanone ndateretwa n'undi muhungu nawe aza kunkatira kubera Satani. We sinzi uburyo nabivugamo kuko nawe twari twasohokanye tugiye kwipimisha sida, dufitanye gahunda yo kubana kuko we ataratuye ibyo bya Kigali. Nari naramuhishe ubuzima bwanjye uko bumeze ntabyo yarazi, ariko nahise mbona yuko ari umutego wa Satani kubera yuko tuvuye aho ngaho kwipimisha byarangiye anyujije iwabo muri ghetto, nabwo ako kanya bitanzanye inda. Ubwo rero hagati aho nahise mbona yuko iyo mbikoze rimwe mpita nsama. Ndasetse n'ukuri mwakukijije muri ghetto bituzana inda. Niko byagenze. Kandi rwose nabonaga ari umuntu ukijijwe, mbona kuko afite yari yanyeretse icyemezo cy'uko yabatijwe mu badive, mbona ari umuntu nyine ukijijwe. Ndavuga ati ngwino tuzabana pe kubera ko mu buzima busanzwe ntago ndi umuntu urumva n'ubwa kabiri nari mbikoze, ariko nkaza bwa mbere nzana inda na bwa kabiri nzana inda. Iyi mpita mbona yuko ari surprise imbere y'Imana, mbona birandenze. Ibyo byose byanteye kujya mpita njya muri koma buri kanya mvuga ati ubu ndi umuntu ndi igiki, hayoberwa uwo ndiwe, ese ndi dayimoni ndi ibiki, hayoberwa icyo ndicyo, bigatuma nkomeza kugira iki kibazo cya koma ya buri munsi. None se umusore agira gutya kugenda muri ghetto ku nshuro ya mbere ari na rimwe ugahita utwara inda, n'uwa kabiri ni bwari bwa mbere ugahita utwara inda. None se kuki wabimiriraga ko muryamana? Ni ibishuko bya Satani. Niko nabivuga kuko nese ubwo ngiye kubera ko nari narabaye mu buzima bugoye, ntabasha gukora kubera ikibazo cy'uburwayi bwo kuguma muri koma no kugagara n'ibiki byose. Urumva ubwo burwayi mbese kereka wenda twari turi kumwe nibwo wabibona, bwari uburwayi buri kuri level yo hejuru, ukabona birarenze. Ubwo rero hagati aho icyo gihe nyimara gufata iyo nda ya kabiri nabayeho muri ubwo buzima. Mu gihe cyanjye cy'ibyara umwana wa kabiri nabwo nza kumubyara nyine, ariko nza no kumubyarira mu rugo. Ni surprise birarenga. Etse gato yego ni surprise cyane kuko mama ari umukecuru niwe wambyaje, kuko yari yaravuga ati umwana wanjye biki, birangira mbyaje mbona mbyariye mu rugo ako kanya, kuko nari mfite abaganga bankurikirana hose, ahita bahamagaza ambulance irantwara nyine, ariko narangije kubyara. Nshatse kuvuga ko ari igitangaza cy'Imana, bikanyereka yuko Imana inkunda, kuko yemeraga yuko mbyara kandi hari abatabyara, hari n'abatabyarira mu rugo, abenshi bundi babyarira kwa muganga. Nabonye ko ari surprise y'Imana kubyarira mu rugo, kuko umwana wa mbere we nari naramubyariye CHK, kandi bari barambwiye yuko ngo nzamubyarira ngo i Kanombe ngo cyangwa se Ndera, ubwo ngubwo cyangwa se wenda bakavuga ati ngo nzamubyarira mu Buhinde. Niko bari baravuze abaganga bankurikirana, ko mfite abaganga b'inzobere cyane, baza kumbwira yuko rero ngo nzamubyarira mu Buhinde. Ubwo rero hagati aho icyambereye surprise ikomeye nuko namubyariye mu rugo. Kuba wabyarira umwana ufite rendezvous iranditse byose biri hariya mu gikapu, noneho ufite rendezvous yo kuzabyarira mu Buhinde bikarangira ubyariye mu rugo. Urumva ni surprise ikomeye hagati yanjye n'Imana. None se mbwira, umwana ugira gutya uratwita umusore wa kabiri yaguteye inda, we ajya kugukatira, ajya kukubenga, kandi nawe mwari mwaragiye kwipimisha mugiye kubana nk'umugabo n'umugore, yagukatiye kubwira ngo iki? Hagati aho avuka hariya mu Bugesera, ntabwo ujya nkunda kumenya amazina yabo cyane, ariko hari umumama twari duturanye. Umumama yitwa, ni ngombwa kuvuga izina rye, biza kurangira we bari baziranye,
noneho akazageza mu rugo, yava mu rugo avuye kunsura kuko yaransuye inshuro nyinshi cyane, akanyura n'iwabo w'uwo mama twari duturanye. Ubwo rero uwo mumama kuko twari twegeranye gutya neza imbona nkubone, aza kumubwira inkuru y'ibyanjye kuko nari narabaganirije, naraberetse amafoto bazi ibyanjye kuko twasengaga mu idini rimwe, bo bari bazi ibyanjye kuko ibyanjye idini nsengera muri rirabizi byose. Ubwo ngubwo biza kurangira amubwiye ibyanjye birangira yitsa nk'atiri wa burundu. Ubu tunahuye nta nubwo nambona n'isura ye. Bivuze ngo ntabwo umwibuka? Ntabwo mwibuka. Ese ntabwo ageza kureba umwana mwabyaranye? Umwana nta na rimwe icyo gihe duheruka antera inda. Muherukana agutera inda? Neza ubwo mwarakundanaga Clotilde? Nanjye ubwo nimba ari ikintu kirenze dayimoni, nimba habaye ikirenze dayimoni, ubwo namenya ko ari icyo ngicyo, kubera ko gihe nabonye ko ari Satani ishaka kugira ngo inture mu byaha by'ubusambanyi kandi nari mbisanzwe. None se mu by'ukuri nibwo waryamanye n'abasore kabiri konyine ari nako uhita ufata inda? Yego, niko byagenze. Ko ari ikigeragezo? Ni ikigeragezo gikomeye ku rwego rwo hejuru, sinabona uburyo nabivuga. None se ukubona ufite abana babiri batandukanye ku bagabo batandukanye, ntabwo rimwe na rimwe ashobora kuvuga ati Clotilde ntabwo yari yoroshye, kandi noneho wowe ukatubwira ko ari inshuro ebyiri zonyine waryamanye n'abagabo babiri, ubwo urumva umwe ni inshuro imwe n'undi ni inshuro imwe uhita utwita? Yego, rero abandi ubwo bafite uko babitekereza kuko sinzi imico yabo, ariko umuntu uzi ubuhamya bwanjye sampurusa ni mama wanjye, hagakurikira abo tuvukana, kuko bagerageza kunkurikirana bagakurikirana n'utwana twanjye nuko. Nese Clotilde, uwo musore wa kabiri yarakubwiye ngo mujye kwipimisha sida, asanga uri muzima nawe asanga ni muzima, nawe usanga uri muzima, byose mwese asanga muri bazima. Ubwo si cyo yaragendereye? Ubwo ntiyaragendereye kugusambanya afite icyizere cy'uko utanduye? Birashoboka kuko we yahise buriya wenda we sinzi uko mbere byari bimeze, ako kari nk'agashya kugira ngo tugakorane turebe uko tumeze, nimba ari muzima nanjye nkaba ndi muzima kugira ngo tujye dupanga ubukwe. We yari yanyemeje neza yuko ari ubukwe, kandi nabonaga ibintu bye bimeze neza, nyine nkabona nta kibazo. Ibintu bye ni ibiki? Ibijyanye n'ubushobozi, nkabona ari ubushobozi nyine buciriritse, kuko yari yaranyeretse icyizere yuko akunda gusenga, yuko anakijijwe. Niko bimeze. Hari umuvandimwe uti mu buzima busanzwe ngo uritonda cyane, ngo nta bintu by'ubusambanyi, ngo nta bintu by'iki, niko anyohereje mesaje. N'uwo turi kumwe aha ngaha. Yego. Uyu munsi rero bikubangamira gute kubona wari waza? nta wundi waje ngo akubenge bikurye? Nta wigeze aza, kubera yuko numvaga ntariyakira, kugezana n'ubu numva birangoye, numvaga ntariyakira. Ubwo nahise ndahira imbere y'Imana yuko ntazongera gushaka, kereka wenda ari nk'Imana ikoze ibitangaza. Nibyo nakwemera. Ibyo bintu byashenguye umutima wawe gute Clotilde? Byashenguye umutima ku rwego rwo hejuru, mbese sinzi uburyo nabivuga. Nabigusobanura gute? Wenda ababizi ni abantu twirirwana muri sosiyete, ndavuga abo dusengana n'abo duturanye, nibo babimenya, nibo babibona uburyo nitwara, cyangwa se udushuti twanjye dukunda kuganira, utwo turi kumwe muri za korari, nitwo twamenya uko byashenguye. Ni ibintu byumvikana bikomeye cyane byakubayeho. Ababyeyi barabyakiriye, abavandimwe barabyakiriye, bakubona witonda, baza kubona ibikubayeho. Yego, barabyakiriye, ariko kubyakira nabo byarabagoye kuko hari n'abajyaga muri koma, bakavuga ati ntibishoboka. Hagati aho kubera ko mbere bari bazi yuko wenda ndwara amadayimoni, ndwara ibiki, ubwo ngubwo bajyaga bakavuga ngo cyangwa ni dayimoni byamufashe, bakayoberwa ibyo ari byo, ngo cyangwa ni nyine bakumva birabacanze, kuko ngewe kubyakira byaragoye.
Ese ni iki gituma ujya muri koma cyane? Gituma njya muri koma ni ukubera uburwayi bwo mu mutwe, ni ukubera kuribwa. Bitangira ndibwe ku rwego rwo hejuru, namara kuribwa bigakomera nkaza kwiretera ubashize nk'ukwezi ndi mu bitaro cyangwa se icyumweru kimwe cyangwa se hagashira n'isegonda rimwe nkaba ndagarutse. Ariko kagataho nkaba ndi umuntu ukunda gukora cyane, nkaba nkunda gukora kuko mu busanzwe nize contability cyangwa se accountancy mu cyongereza. Nkaba ndi umuntu ukunda gukora cyane, nkunda gukorera amafaranga, iyo ndi muzima ndakora bigakunda. Ariko nyine ubwo iyo nagiye muri koma ubwo nyine isi iba yahindutse, nyivangwa n'Imana mu ijuru. Ntabwo byoroshye. None se urumva ko iyo wagiye muri koma hari umuntu ushaka kwibaza se burya iyo wagiye muri koma ibintu byose biba umva wowe wagiye mu inshuro nyinshi, umuntu aba ari hehe, uba uri hehe, bemeze bite? Njyewe nagereranya nk'umuntu wapfuye bya burundu, kuko njyewe ntago mba nzi aho ndi. Ubwenge bwanjye buba bwagiye, meze nk'umuntu wapfuye banashyinguye, nuko biba bimeze. Bagira ubwoba bwinshi cyane, imiryango igaterana biki, abitwa nyine nk'udufamiye twasigaye, bakagira ubwoba bagaterana bakavuga tumukorera iki, bigende gutya, tumwohereze hehe, za Kanombe hose baragerageza, za hehe hose banyuriza aho bashaka, ku buryo byageze no ku rwego rwo kuba bananyuriza no mu bindi, ariko ntabwo byashobotse kubera yuko numvaga ntabishaka nyine. Kuki utabishakaga? Njye nkunda gusenga cyane, nkizera Imana yo mu ijuru, nkavuga ati bizaba uko Imana ibishaka. Ubu tuvugane nkaba mvuga ko byabaye uko Imana ibishaka. Ariko ngo hari n'ikizamini wakorewe hagati y'Abanyarwanda n'Abahinde ukuntu? Yego, icyo kizamini naragikorewe. Basanga ukuntu byagenze, bankoreye operasiyo ari y'abantu barenga 10. 10 urumva ko n'umubare ushyitse. Noneho babona nta kundi kuntu babigenza, baravuga ati se tubigenze gute, kuko abenshi bahitaga bajya muri koma kandi ari abantu bo ku rwego rw'ivuriro rikomeye cyane. Noneho baravuga ati twebwe Abanyarwanda tugarukirije ahangaha, tugerageze igihugu cyo hanze barebe uko babigenza. Tugiye kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Uyu munsi ubayeho gute? Wumva ari iki wasaba umuntu uri kumva, tukumva n'abantu benshi cyane batandukanye bari ahantu hatandukanye, ni icyo wumva wasaba umuntu uri kumva inkuru yanjye? Icyo nasaba umuntu uri kumva iyi nkuru yanjye ni uko mbasaba ubufasha, kubera yuko mbayeho mu buzima bungoye cyane ku rwego rwo hejuru. Nimba mvuze ku rwego rwo hejuru, bumve koko ko ari urwego rwo hejuru. Mbayeho mu buzima bungoye kuko papa we yarapfuye, noneho mama arasigara. Mama rero ni umukecuru, ari hejuru, afite imyaka 40, yavutse, ni ngombwa kuvuga umwaka yavutsemo. Yavutse 1900, 1970, oya 1900. Ubundi afite imyaka, arabura imyaka 3 ngagira imyaka 100. Afite imyaka ngo agira imyaka 100 kosa, ngagira imyaka 80. ngo agira imyaka 80, afite imyaka 77. Yavutse 1948. Yego, ariko ntabwo aracyari muto. Ntago akiri muto kubera ko yakunze guhungabanwa n'ubwo burwayi bwanjye, ndetse n'abavandimwe banjye bagiye bahura n'ubuzima bubagoye, kuko twagize ibyago nyine, papa arapfa yishwe n'urupfu rusanzwe. Ubwo ngubwo nawe ubwo arashaje, kuko yakunze kungirira emosiyo cyane ku rwego rwo hejuru, ibyo ngibyo bikamuca intege mu kijyanye n'imibereho. Ubwo ngubwo rero niyo mpamvu navuga yuko akuze. Wari ukivuga ngo hari icyo bagufasha? Ubufasha nifuza, icya mbere urugo ndi kubamo si urwacu. Ubufasha bwa mbere nifuza ni uko ntabona urugo, kuko ubu tuvugana n'ubwo ndi ku iwacu ndi umucumbitsi, kubera ko mfite icyiciro cyanjye cy'ubudehe
cya kabiri nyine nta byaje kugera ku rwego yuko ndi mu cyiciro cya mbere. Ubwo ngubwo rero nta biba bingoye kuvurwa ngo ndavurwa, ariko mu buzima busanzwe kubera mfite ubukene ku rwego rwo hejuru sinabona uburyo mbikubwira mbese, kubera ko nakubwiye ko mama wanjye ari umukecuru, akaba ari we tubana wenyine. icya mbere murumva twavukiye muri Kigali tutazi guhinga, twamenye guhinga ari uko tugeze hariya mu Bugesera. Noneho we rero ageze ku irevo yo kudahinga, njye n'igihe wakagombye kumufasha mu bijyanye n'ubuhinzi. Ubwo ngubwo rero byaje kurangira nanjye ngize icyo kibazo. Ni ukuvuga ngo ukuntu tubayeho biragoye cyane ku rwego rwo hejuru. icya mbere naba nsaba umuntu ni uko nabona inzu yanjye bwite yo kubamo, icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri nkabona imibereho, nkabona ikintu cyantunga, kuko niremyemo icyizere cyo kubaho, kuko sinzi igihe Imana yanteganyije, Imana niyo ibizi. Tanga nimero ya telefone yawe rero, wakwifuza ko muganira muzaganire, wakwifuza kugufasha azagufashe. Ubwo bufasha butandukanye ukeneye, kuva mu rugo, urumva uri mu cyiciro cy'ubudehe cyawe, ntabwo uri kumwe na mama ndakeka, gufasha abana n'ibindi bitandukanye, kubona iyo miti. Yego, nimero zanjye ni 0783 82 51 663. kubona imiti birakorohera? Kubona imiti kubera ko iyo nyifatira ubuntu, ariko ngira ikibazo cyo kubona amatike transport. Ntago iyo byabaye ngombwa bakabona birabarenze ku buryo banyohereza CHK cyangwa Roi Faisal cyangwa Indera, umva birasaba gutega kwa ko twarimutse tuva mu Bugesera kugera i Kigali, urumva bisaba transport no kugira ngo mbone umuntu umerekeza, kuko ntago njya nijyana. Uri kumva mba nagiye muri koma, ntago njya nijyana. Ibyo byose no kuba noneho naba ngiye no kwa muganga bisanzwe centre de santé, kuko iyo miti leta yankoreye agashya, navuga ko ari agashya. Yajyanye iyo miti ivanye Roi Faisal, iragenda igera kuri centre de santé yacu, ubu niho nyifatira. Kuko nayo yumvishije akabazo kanjye, impa agaciro. Leta yubahwe. Ikindi wenda reka nsoreze kuri kino kintu, iyo wumva abo basore bose bagiye bakubenga gutyo, hari umuntu ushobora kuvuga ati jyewe nzinutswe abagabo, jyewe numva nikunze, wowe byagenze bite? Njye ntago ariko mbitekereza, kubera ko ndacyari mu myaka mikeya y'urubyiruko. Ufite ingahe? Ubu ngubu mfite 34. Irobye kwa ruwenze we. Yego. Yego. Urumva ugikeneye undi? Yego. Urubyiruko kwa rurenze? Iyo ko mfite 34, urubyiruko ni 35. Ni 30 ubu ngubu urubyiruko? Byarahindutse. Ego ko n'amakuru nayo nari mfite. Ubwo rero ndamutse mbonye umugabo akangoreshereza n'ubukwe, wese umuntu ubikora rimwe agatwara inda, ubwo ngubwo yazura gute kubaka urugo? Ati urikora rimwe? Yego. Nabonye ko Imana inkunda cyane ku rwego rwo hejuru, kuko hari n'abamara imyaka 10 badatwaye inda, ariko njyewe nabikora rimwe nkatwara inda. Ntabwo ndi kukubegera pe. Barayaye. Mbese bizere kuzahita ubabyarira? Ako kanya nahita mbabyarira. Kuko hagati aho hari ubuganga wigeze kunkurikirana, we yari amaze ariko ntabwo nakwirirwa ngasize nako nakavuga. Uwo muganga ukuntu byagenze, yari amaranye n'umugore we imyaka 10 batabyara. Afite agakobwa keza kananutse pe, akadamu keza gasobanutse, ariko aza kunkunda cyane, yumvishije emotion z'ubuzima bwanjye. Icyo gihe umva yumvise ko uhita unabyara. Yego, no yashatse no kumfata ku ngufu, ariko kubera yuko Imana itabishakaga byaje kurangira umutima ukubise nawe ubwo agira ubwoba, agize ubwoba rero ahita yiyumanganya nyine nk'abaganga ko babana banasobaritse bizo bafite amakaminuza ibiki. Ubwo rero birangira
atamfashe ku ngufu. Okay, umutima kubise n'uwande Njyewe igishyika cyarakubise ngo piku 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 piku. Ubwo ngubwo rero birangira nyine bahise baba nk'abikanze, noneho bikanze kuko izo dero yari yazipanganye n'undi muntu, no ashaka ngahita nenda byibuze. Urumva umuntu maze imyaka 10 atabyara avuga byibuze ndebe ko ari ngiye ufite ikibazo, kuko nawe byose aho ngaho nakubwiye mfatira imiti kuri centre de santé bazi ibyanjye byose, abaganga bahakora bose bazi ibyanjye byose, ariko byaje kurangira nyine bitabaye. None se wari wamuhaye inkuru yuko uhita ubyara? Ntago nabimuhaye, ahubwo buriya niwe wabyimagine kuko yasanzwe azi ibyanjye, kuko ubuhamya bwanjye aho nsengera barabuzi, kandi uwo musore twarasengana ako ni umupapa twarasengana. Yaje kubyara se? Hojyana n'ubu nagarabyara. Ewe hatari yihangane senge cyane uko nanjye nsenga yizera Imana yo mu ijuru. Ubu ngubu rwose mu gushaka umugabo urumva uri tayari kuko uracyari muto? Yego. Niba guterete rero? Niba nerete rwose pe, ndahari ndi ready nta kibazo. Hano hari abantu benshi batwumva, harimo batwumva birashoboka ko bari tayari. Niba guhamagara bazaguhamagara, akuzashishoze. Nzashishoza cyane kuko mazije kugira experience y'abana babiri. Urumva n'icyo kibazo nyimaranye imyaka 30. Urumva mfite na diplome, Imana nagize amahirwe Imana impa diplome ya humanité. Urumva ko rwose ndi fresh nta kibazo mfite. Nibaze rwose. Ariko nzagira attention. Nikureke kubwira. Nzagira attention cyane ku rwego rwo hejuru. Tuzakemuzwa ubwo nyine ikibazo tuzagikemuzwa nande na pasiteri. Rwose niko ibintu bya avance rero by'ibyirengagiza ubu ngubu. Rwose narangije kubona experience ebyiri irahagije kuri njyewe. Ariko nyamara uranasetsa ukuntu. Ni cyiza cyane, murakoze. Ndetse umwana wawe mukuru angana gute, umuto angana gute? Umwana wanjye mukuru afite imyaka 7, umutoya afite hafi 3, mu kwa munani azaba agize 3. Papa bose baragufasha? Ntago bakimfasha kubera yuko uwo wa mbere namwimye umwana ahita mva haragenda, siyongera kungirira emotion. Uwo wa kabiri nababwiye ko ntanamuzi n'isura. Ariko se ni utazi se w'umwana? Impamvu nababwiye yuko yatangiye nyiri kujya ntereta dusengera mu idini rimwe, ariko biza kurangira aziranye n'umumama duturanye ariko dusengana, akazajya aza kanereta bira. Ubwo ngiye navuze yuko hari nka Satani ishaka kugira ngo inure mu mutego bwa kabiri, niko nabitekereje. Icyo gihe urumva nahungabanye cyane ku rwego rwo hejuru. Ariko nyine Imana inkura muri ubwo buzima, nyine nsubiza kuba Mukanshimira Imana Clotilde wawe. None se ku buryo uyu munsi utakwibuka isura ye? Ubu tuvugana rwose pe, singiye kubeshya ndahe n'imbere y'Imana, ntago nakwibuka isura ye, kereka tugiye kubera crise ndibagirwa cyane nk'ubwo nguye muri koma, ntago nkayivamo, nta nubwo namenya aho ndi. Ariko kuko iyo koma imaragaye gatoya, akenshi ntago nkunze kwa ndi muri koma, kuko nkunze kwa ndi gukora, ndi gucuruza, ndi kugira gute kugira ngo babana banjye babashe kubona agasabune, agakorogati, utuvuta two kwisiga, nyine nkoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo mbe ndi mu kazi. Nta na rimwe wari kumwe n'abo basore uwa mbere mwakundanye, uwa kabiri mwakundanye, nta na rimwe wari kumwe nabo ngo ugire ibyago ujye muri koma? Byabaye kuri uwo wa mbere cyane ku rwego rwo hejuru. Kwako hari igihe yigeze kunsura, icyo gihe yajyaga aza mu rugo, noneho asuye mu gihe muherekeje turimo turagenda, nyine ahita anyigwamo. Nyiguyemo ahita ahamagara mu rugo, baraterura bajyana CHK hose, nuko za Roi Faisal biki, ahita none abona ibyanjye 100%, ahita abibona, ahita ubwo niho yahise afata n'uwo mwanzuro wo kumbengo wa burundu. Komera cyane. Haryo watanze nimero ya telefone yawe? Yego nayitanze.
nanjye ntangiye kwibagirwa. Komera, turi muri burage ariko no kugira ngo n'ubuzima bukomeze buryohe, nta kugira ngo tubukomeze, sibyo? Nawe ujye urirakisinga, uryoshye ubuzima, bizagenda neza ndabizi. N'iyo koma kuko usenga ushobora kujya gutyo ugasanga amakirize arashize, sibyo? Bitewe n'uko umutwe nyine woroheje, ubwonko buba bworoheje. Burya ubwonko nabonye ari busaba kugenda tubunonera, bugenda gahoro gahoro, tubugendesha gahoro gahoro. Yego Clotilde, wakoze rero kubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye. Reka twizeye ko kizakugira akamaro, n'abadukurikira nabo abantu mubigire muri kugira ngo uyu muvandimwe iki kiganiro kimugire akamaro, ari ukubona utwo acuruza, ari ukubona utwo dutike tumujyana gufata imiti kwa muganga. Hari n'umukunzi ntaboneke, sibyo ra? Ntaboneke rwose, kuko Imana ishoboye byose. Nimba ari byose ni byose, iyi Imana ishoboye byose, ari cyo yankorera. Ariko haza umuntu uvuga ati ndamukunda, mukundane nabi, mukundane n'ibye. Siko bimeze? Hatagira umuntu uza kukubeshya ngo gutere inda ya gatatu. Ibyo byo naranisinyiye, narasinye rwose, sinyatire narayisinye imbere y'Imana. Kuko reba kugeza icyo gihe umwana agiye kugira imyaka 3 sindabikora. Na bwa mbere ubwo urumva ari maze iyo myaka yose ntarabikora. Bwa mbere yashize imyaka 4. Uwa mbere afite imyaka 7, undi afite imyaka 3. Afite imyaka 3. Ku myaka 3 ujya witonda rero n'izuzi 3. Iyo decision narangije kuyifata kuko nubaha Imana nkayiha n'agaciro. Ngaye ngo Clotilde, wakoze kubana natwe, twaganiye muri buno buryo bwo gutebya kugira ngo nyine turyoshye ubuzima. Ubuzima ni bwiza, tugomba kubwishimira kandi nawe ugomba kubwishimira. Imana ishimwe ko umaze imyaka yose, n'indi 30 irenga uzayimare. Yego, mwakoze kubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye. Nitwa Rweme Mbabazi, naho ubutaha.